Siporo idaheza ikubiyemo gusiganwa ku maguru, gukina umupira w'amaguru ndetse n'umukino witwa boci, aho iyi mikino yose ikinwa n'abafite ubumuga bwo mu mutwe bari kumwe na bagenzi babo badafite ubumuga. Mutarambirwa Alexis, umukozi ushinzwe abafite ubumuga mu karere ka Ngoma, aravuga impamvu yatumye iyi siporo ishyirwaho. Nukubahiriza uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga muri rusange, ariko by'umwihariko abafite ubumuga bwo mu mutwe, cyane ko usanga kenshi abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe bahezwa mu buryo cyangwa ubundi. No muri siporo rero ubibonye uburyo bayitabira kandi bakaba bari kumwe n'abandi, n'uburyo bwo guteza imbere siporo idaheza by'umwihariko n'abafite ubumuga bwo mu mutwe. Nubwo iyi siporo igamije kudaheza abafite ubumuga bwo mu mutwe, hari bimwe mu bigo by'amashuri bigaragaza ko kutagira ibibuga byo gukiniraho iyi mikino bigikoma mu nkokora iyi siporo idaheza. Iyamuremye Christophe yigisha mu ishuri ryisumbuye rya Rurama, naho Ndagijimana Jean Damascene ni umuyobozi w'urwunge rw'amashuri rwa Gahurire. Iki kibangamiye navuga ko kiri rusange ni ibibuga bidahagije ku bigo by'amashuri, ku buryo iyi mikino bashobora gukina ari bo bonyine cyangwa bari kumwe n'abandi batabona uko bayikina neza. Hakabaho uburyo bwo kwishakamo ibisubizo, ariko ubushobozi ko bugenda buboneka ntekereza ko nabyo bizagerwaho. Ibibuga nabyo by'iyi mikino yacu dukina ni ikibazo, kuko nanjye ngendeye mu cyerekezo ndimo cya Regio nturukamo, uyu mukino wa football kubona aho tuwukinira ni ikibazo, boci kubona aho twayikinira ni ikibazo, naho bakirukanka kuko ikibuga dufite kiba kirimo ibisiriko kandi bishobora kubangamira abana. Rutagengwa Jean Bosco, umukozi ushinzwe umuco na siporo mu karere ka Ngoma, avuga ko mu gukemura izi mbogamizi hari gushakwa uburyo bwo guhanga ibibuga bishya, ari nako hamenyekanishwa iyi siporo idaheza mu bandi baturage. Twahereye mu bigo 10 by'ibanze kugira ngo tugerageze turebe ko iyi mikino koko yitabirwa, ikundwa kandi koko inashoboka. Ubu rero tumaze kubona ko ni ikintu gishoboka, ni imikino ishoboka. Hejuru y'ibigo 10 byabanje kugeragezwamo iyi mikino, dufite gahunda yuko hazabanza gutozwa abatoza b'iyi mikino, hanyuma bakajya kuyikurikirana ku bigo by'amashuri ndetse n'abandi batari mu mashuri, abato, abakuze, ibyiciro byose by'ubuzima, ikigero cyose cy'imyaka, buri wese n'ikigero arimo cy'imyaka akaba yabasha kwibona muri iyi mikino. Abarimu bo mu bigo 10 byo mu karere ka Ngoma nibo bamaze guhugurirwa gutoza imikino ikubiye muri gahunda ya siporo idaheza, bikaba biteganyijwe ko hazatozwa n'abandi bo mu nzego zitandukanye mu kumenyekanisha iyi siporo. Leonce Nyirimana mu karere ka Ngoma.